imishinga itatu yose ireba amahoro. Umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bikaza bipfunyitse muri plastike. Umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri petrol. N'umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu n'ibinyabiziga agenewe gusana imihanda. Sebwugugu yari umukene ariko Imana ikagenda imwereka uburyo abaho. Yarabanje imuha isoko izana amazi makeya ku buryo Sebwugugu abona yo kunywa no gukaraba mu maso. Rimwe mu cyumweru akabonamo nayo kwiyuhagira umubiri wose. Sebwugugu arareba aritegereza ati se ko nzakenera no gufura, ati se niriya myaka yanjye nkeneye kuyuhira. Ajya gufukura ya soko ngizane menshi abone nayo yuhiza imyaka. Agiye gufukura isoko irifunga. Harimo abantu bahagarariye abatinganyi. Noneho umwe arabaza ati ariko abatinganyi twaragowe hano ntabwo duhagarariwe ku rwego rw'umudugudu. Babaza se ku rwego rw'igihugu nibura murahari? Ati yego. Mufite amasosiyasiyo akora neza? Yego. Hari ubahohotera? Ntawe. Mu karere se murazwi? Yego. None urashaka ko inzego zanyu zigera no ku mudugudu? William aramubwira ati rero umuntu yaguhaye igiti cy'avoka arakubwira ngo ujye utegereza ihiye yimanure uyirye. Ku munsi azajya hamanuka imwe urye, nta nzara izakwica. Ariko bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza impera z'ukwezi kwa kane nziza. Twari tumaze iminsi tutaganira. Uyu munsi nubwo turatinda cyane ku nkuru yo mu murenge wa Remera akagari ka Nyabisindu, ahantu hamaze gufungwa utubari tugera muri 20, bababwira ko bagomba kwimukira ku Gisimenti wariho hagenewe utubari. Hari imidugudu 3 yose turaza kwigarukaho, twarahasuye nubwo tutajyanyeyo kamera. Ariko reka ndabanza ngaruke ku bihe twari tumazemo iminsi. Mwaherukaga ibiganiro bishyushye bijyanye n'abamotari, ariko nyuma yaho nanjye naje kwiha akantu kameze nk'akaruhuko kuko inkuru y'abamotari yazamuye byinshi cyane. Mwarabibonye ko n'abagenzi banjye mu bindi bitangazamakuru nyuma yaho bagiye bakabikoraho bagenda binjira mu bibazo by'abamotari. Impamvu ni aya karuhuko nuko abantu benshi bari bamaze nyuma ya kiriya kiganiro abamotari nayo imaze kugira nk'abamotari 5 bose banyandikira basaba ko twazagirana ikiganiro. Banza kuba ntujeho gatoya. Muri kiriya kiganiro cy'abamotari nabyita ngo amahirwe amakosa nakozemo y'umwuga yambereye n'amahirwe.
amakosa ya mbere nuko kira kiganiro ntigeze ngitegura cyantunguye. Abamotari bari ahantu baganira ariko bazamura ijwi, nanjye ndi mu nzu ndasohoka, abana mbona bashungereye, ngira ngo kameramani yari amaze, twari tumaze gukora ikiganiro aragenda, hari amaze kugera nka moto 13, imwe itwara kameramani, nanjye binyanga mu nageze ndavuga ariko ko muvuga cyane nzane kamera uko nyine. Hanyuma babyemeye mpamagara kameramani aho yarageze, aragaruka na ya moto iramugarura, ntiyamwishyuza, ahubwo iranamutegereza dukora ikiganiro turakirangiza. Mwarabibonaga ko nari nambaye ikabutura na kamambiri, ntabwo nari nagiteguye. Nibaza ko iyo biza kuba ngo naragiteguye nkagira abantu bavuga kuriya, bavugana amarangamutima n'agahinda, ntabwo byari gusa neza, ntabwo byari gusa neza. Ikigaragara cyo umumotari ibibazo byo biracyahari. Nabasezeranyije ko tuzakora n'ikindi kiganiro wenda nko kuri gare ya Nyanza, tukavuga ku bijyanye na assurance gusa. Ibya contravention byaravuzwe bihagije, ari hano twakoze ibiganiro byinshi, ari no ku bindi bitangazamakuru barabikoze. Tuzavuga ku bijyanye na assurance ihenda, numva ngo nizo baca 300. Iyo baganira barakubwira ati moto y'umugenzi umwe irasabwa assurance ya 220 cyangwa 180 ishyashya, ati mu gihe imodoka ifite itwara abantu 7 cyangwa 8 yo ishobora gusabwa 150 munsi yayo cyangwa hafi yayo. Tuzabijyamo muri detail. Ikindi nuko nibidushobokera tuzasura n'ahantu hagiye hafungiwe ibinyabiziga, cyane cyane moto, tumenye ibyabyo, ibyari byibwe, ibyari byatwaye bitemewe, ibyazize amande, ibyazize contravention, byose tugerageze kubiganira, turebe n'uburyo bigenda bihava. Gusa icyo nahamya buri wese yakumva nuko buri moto ifunzwe itari mu muhanda ibitsa ahantu bingana n'umumotari utari mu kazi. Nuvuga ngo niba hafunzwe moto 100, ubwo hari abamotari bari hanze 100 batari gukora. Kandi nkuko twabivuze mu kiganiro, imbaraga z'abamotari, imyaka yabo, ubwenge bwabo, dufate buri mumotari utari mu kazi aba ari umushomeri, kandi buri umushomeri ashaka uburyo abaho. Ubwo iyo ashatse uburyo abaho niho hahandi tubasanga mu byiciro byinshi mu nzira nziza cyangwa mbi bashaka ubuzima. Ni ukuvuga ngo byakabaye byose bishyirwa ku munzani. Niba hafunzwe moto 100, ni abamotari 100 batari mu kazi, ni abasore 100 bashomereye, hanyuma ni abasore 100 barwana n'ubuzima kugira ngo babone uko babaho. Ibyo nibyo tugomba kubifata gutyo. Tubitekereje gutyo, nibaza ko inzego zibishinzwe zajya zigerageza gufata ingamba zihuse kugira ngo abo bantu basubire mu kazi, kuko byanze bikunze iyo babaye abashomeri n'ubundi hari ahandi bashobora kuba byagira ingaruka kuri sosiyete, ibyo bashobora kujyamo. Cyokora harimo n'abagiramo, hari uwo numvise ahamotari harimo ibintu byinshi. Hari umusaza bambwiye ngo bandikiye, baramuhagaritse baramubwira ati shyira ahangaha iyo moto, parika ahangaha, baze bayitware bajye kuyifunga. Umusaza umujinya uramurenga, afata kasike ayikubita uwari umuhagaritse, aramubwira ati, arangije atega umutwe ngo ngaho ndasa n'ubundi wanyishe. Ubwo umusaza yahise abara amadeni, umuryango, ikigegeti, abana ntibambaye, ntibarajya ku ishuri, ajya mu mibare yose asanga nta kindi gisigaye. Uwo ni umwe. Undi nawe barayifashe aho ngaho. Isomo ryakabaye rinabamo ni ukuba kubura urwego rushinzwe guhana, ntibivuze ko ushobora no guhana neza kandi igihano kikumvikana.
umubwira uti rero muzehe dore urimo amadeni parika hano ugenda ujye gushaka ayo uzishyura numara kwishyura uzaze tugusubize moto yawe n'ubundi moto urayijyana ariko si ngombwa kumubwira ngo parika aha ngaha bajye kuyifunga. Ibyo nabyo abantu bagomba kumenya kubitandukanya. Ndibuka kera hari uburyo abantu donc batwaraga umuntu mu modoka rimwe na rimwe banamukandagiyeho bamwaho n'icyurire. Sinibuka abanyamakuru bakoze ikiganiro ngira ngo manza n'abarora arimo muri cya kiganiro yageraga ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru avuga ati ese umuntu ugiye guhanwa ntiyajya guhanwa nk'umuntu atabaye ikintu. Ngira ngo ibyo byagiye bihinduka. Ntabwo kuba umuntu yaguye mu makosa cyangwa mu cyaha ntibimuvanaho kuba umuntu. Muhane nk'umuntu, wimuhana nk'ikintu. Ibyo nabyo urumva ni amasomo agomba gufata igihe kinini. Uwo mugabo rero uwo nguwo undi bambwiye yaracumbitse ahantu za Gatenga ngira ngo Karambo cyangwa Murambi. Moto barayifata yari imaze igezemo ideni rya 500, barayifata bajya kuyifunga, atahana kasike ebyiri na kontaki. Yaragiye telefone ayirya urwara, ubundi ajya mu nzu araryama arakinga. Yamazemo iminsi 3 atavuga, atarya, atanywa. Nyuma nyirigipangu aza gutabaza, ariko n'abahamagaraga ya nimero nticemo batangira kugira initiative zo kujya kureba niba ahari, ko batari bakimubona no mu kazi. Basanga umuntu yabaye umunahi. Umunahi ni kuvuga ngo ingarisi, umuntu wishwe n'inzara nyine n'ibibazo, ku buryo bamuvanye mu nzu bamujyana ku bavandimwe, baramwondora, baramureyanima, niko nabivuga, bamubwira ko ubuzima butarangirira kuri moto, cyane ko we yari afite izindi kategori. Barimo arashakisha wenda niba yabona minibus, niba yabona kwasteri, kuko afite izindi kategori. Ariko ubu byamukukiyemo, ngira ngo niyo yumvishwe ihoni rya moto ariruka. Mbese cyitwa moto cyaramuhabuye. Hari n'abandi, hari n'undi bambwiye ngo wasubiye ku isambu Gikongoro, we ngo bari bamaze kumwambura hari 3, kandi ubwo yari yaravuye ku Gikongoro asize umuryango, udusambu tw'iwabo two kwa sebukwe agurisha. Bamaze kuzimwambura asubira ku Gikongoro na amaramasa. Harimo byinshi ntabwo nzagira. Gusa none reka mbabwire impamvu nyine twabanje gufata ka pause. Ndabihera ku mugani wa Sebwugugu, umugani twasomye ngira ngo mu bitabo abigiye mu Rwanda, comprendre les exprimer. Ndavuga ko ari abatarigiye mu Rwanda, abigaga muri lettre bo twasomaga n'amatexte menshi par rapport y'aba scientifique. Sebwugugu umugani we navanyemo utwo nibuka ni 2. Utwo nibuka ni 2. Kamwe Sebwugugu yari umukene, ariko Imana ikagenda imwereka uburyo abaho. Yarabanje imuha isoko izana amazi makeya, ku buryo Sebwugugu abona yo kunywa no gukaraba mu maso. Rimwe mu cyumweru akabonamo nayo kwiyuhagira umubiri wose. Sebwugugu arareba, aritegereza ati se nzakenera no gufura, ati se niriya myaka yanjye nkeneye kuyuhira. Yafite amazi atuma abaho, akarya, akanywa, agakaraba. Ajya gufukura ya soko, ngizane menshi abone nayo yuhiza imyaka. Agiye gufukura isoko irifunga. Kono umwe kuko twamwizemo ibice Sebwugugu, twamwizemo parti nkenye, ariko izo nibuka niyo ngiyo n'indi ya kabiri. Indi ya kabiri Imana yamuhaye uruyuzi azajya asoromaho
ibisusa rimwe mu kwezi cyangwa agasoma nk'ubututu cyangwa se rimwe mu mezi 3 akazaho n'igihaza kimwe n'igisusa ku munsi yabaga yemerewe amababi 5 uruyuzi rukururunga ruri ahantu nka metero karimwe Sebwugugu abaho kera kabaye atariko uru ruyuzi ko rutazana ibihaza bihagije ajya kurukorera ajya kurusarikire kurubagarira kurandura ibyatsi na kanyirabunyago abararukomerekeje ruba rurumye ibi bintu tubyiga ubwo hari n'izindi kesi abantu bene nk'abo twarabigaga Sebwugugu ba Petro Nzukira ba George Baneti nuko nari nzi ko twumvaga ari imikino ari imyandiko isanzwe twiga nyine turi abana ukiga text ukayisesengura bakazagwa interrogation ugasubiza ibyo bikarangirira bukeye ejo bundi mu buzima bw'uno munsi umwe twagiye Musanze mu bintu bya droit de l'homme turi kumwe n'intumwa ya Minijiste witwa William Ndegeyinka cyangwa Nkurikinka Ndegeyinka mu bantu twari kumwe harimo ya groupe bita LGBTQ ibintu nk'ibyo ariko mu Kinyarwanda tubita abatinganyi nubwo atari ko mbita harimo umuntu umwe harimo abantu bahagarariye abatinganyi noneho umwe arabaza atari ko abatinganyi twaragowe hano ntabwo duhagarariwe ku rwego rw'umudugudu babaza ese ku rwego rw'igihugu nibura murahari ati yego mufite amasosiyasiyo akora neza yego hari ubahohotera ntawe mu karere se murazwi yego none urashaka ko inzego zanyu zigera no ku mudugudu dufite amashyaka amaze imyaka 30 muri guverinoma atagera no ku kagari ubwo ni mwebwe mushaka kugera ku mudugudu William aramubwira ati rero ashaka kuvuga ko nawe yabaye nka Sebwugugu yahise avuga ko twari muri sare i Musanze avuga ati umuntu yaguhaye igiti cy'avoka arakubwira ngo ujye utegereza ihiye yimanure uyirye ku munsi azajya hamanuka imwe urye nta nzara izakwica ariko nushaka ko hahanuka nyinshi uzazunguza igiti hahanuka izari gushyejo nizari gushyejo bundi icyambere ubwo hari iminsi uhagaritse yo kuzabona avoka yo kurya icya kabiri muzihanutse harimo n'izizagukaratira zitari zashya ati rero ishimire ya yindi mwiza buri munsi hiye aho kugira ngo uzunguze igiti hazemo izidahiye kandi uzagire n'iminsi yo kutarya mugabo ko ari umuhangara mbitekerezaho ndakurura zanga yarashatse kumbwira ni nka Sebwugugu nyine bahaye uruyuzi akarukorera akarutema bamuhaye isoko ajya kuyifukura ngo ayigire ngari irazima na yavoka nuvuga ngo nuyizunguza urahanura avoka zigukaratira kandi harahanuka izukwezi kose uguzamara ukwezi utarya muti rero impamvu nzanye umugani n'ukubera iki ndashaka gusobanura impamvu tugenda bukeya aho bishoboka umuntu wazanye internet ejo bundi ariko nimbivuga oya ntago yabikora kubera ko mbivuze urabyibuka Dani umuntu atubwira ati internet nikoreshwa nabi wayizanye ashaka kwikupa nahise ngira ubwoba rero online muri buno buzima turimo ikoranabuhanga tekinoloji internet imbuga nkoranyambaga ni ahantu ushobora gukorera akazi ukigenera umushahara pe ukavuga uti ngewe ku kwezi ni $10,000 ukabikorera muzihe nzira
TikTok yawe ukayikoresha, Twitter, YouTube, Instagram, byose ukaba active. Ubwo bivuga ngo kugira ngo ugeze nk'icumi by'idolari kuri YouTube bisaba ku uploadinga ibiganiro bitari munsi ya 5 ku munsi. Iyo uploading ibiganiro 5 ku munsi hari imbaraga bigusaba, hari n'ibyo wigomwa ahandi ukabura. Ntabwo umuntu uploading ibiganiro 5 ku munsi yabona umwanya wo kureba muri homework y'umwana. Reka nta nubwo ashobora kumenya ngo umuntu turyamanye ni igitsina cye. Reka nawe ubwe hari naho wamubaza izina ntarimenye, ntuzamubona mu bukwe, ntuzamubona ku biriyo, kuko kugira ngo ubone content ibiganiro 5 ku munsi hari ibyo utakaza. Yes, aha niyo arya ntibimunyura, ntabwo bimuyoboka. Aho rero ni handi nkubwira ngo urabona amafaranga ariko agutwara ubuzima na life wayibura. agutwara ubuzima buri sociale, urabura mu bantu abana. Iyo uri kwa prodinga n'umwana aracacatse n'ubushaka ko agira ukubona, icyo ni kimwe. Ariko nanone cyo nashaka kuvuga hahandi ho kumanura voka ishariye nuko ushobora kugira ibiganiro byinshi kugira ubone content 5 za buri munsi. Rimwe na rimwe urazanamo nizo societe idakeneye, ziguha amafaranga ariko zangiza izina ryawe muri societe. Bazajya ejo bundi n'umwana wawe naca ngo dore umwana wa cyakigabo cyavuze ibi kubera iki content zabaye nkeya, uzana n'izidakenewe kandi ibyo bijya ku izina ryawe. Niyo mpamvu abantu nyine ubona umuntu yagira akavuga ati jewe rwose agaca none kampa 200 nziryamira, ntabwo tuyobewe ko n'ibihumbi 2 by'amadolari wabikorera. Ariko ubwo birasaba gushyashyana, birasaba kugira gute, birasaba gusubiza gute. Rimwe na rimwe rero ukaba wagwa no muri content zitagize icyo zimariye societe. Nibivuze ko zitinjiza, aha mujye munyumva neza, ahubwo zimwe na zimwe zininjiza kurusha izigisha. Iyo ndebye ikiganiro twakoze kuri ACV7 ariko cyaragerageje kibaze kugira 3 kandi nicyo kirimo amakuru, ariko ntiducika intege, nzabikora. Eba ndebera Dani, ndebera muri envelope y'ubururu, vanamo iby'imbere. Dore ubushize nakoze ikiganiro kuri ACV7 mvuga ku karere ka Gicumbi ko kabaye akambere, mvuga summary nari nafatiye kuri executive summary statistique yari yakoze y'amapaje 38, harimo duke cyane. Dore raporo nyayo ngiyi ifite amapaje 111. Iyi yose nzayibasomera mwabishaka mutabishaka, akarere ku kandi, domaine ku yindi. Dore bakora kuri ibintu n'amanexe nzayajyamo. Ariko icyo shaka kuvuga bakoze kuri ntuzanyira ngo 10 na zingahe, kamwe ku kandi, amazi, amashanyarazi, inkwi zo gucana, environnement, byose tuzabisubiramo. Ndabizi neza ko muzakireba muri bake, ariko nzi ko hari icyo muzakuramo, kubera ko ubejo itariki 30 munsi 28, itariki 30 niko itegeko rivuga ko auditeur general agomba gutanga raporo mu nteko. Nawe nayizana agira nka magana, umanza we azana nka raporo ye igeza muri 600 900, nayo nzayifotoza ashyira hanga. Nzajya mfata akarere cyangwa ikigo, ndebe ibirimo aha, ndebe ibiri muri raporo auditeur general n'ibindi n'ibyo kumuvunyi n'ibyahehe mbahereze. Ntago muzaza mungana nkuko mwarebye ikiganiro cy'abamotari ariko muzabire uko mungana kose nta kibazo. Yewe ntacyo bintwaye, kuko ubwo nibyo narimo mbivuga muri ako gapoze nari nihaye no gutekereza. Nashimye ukuntu mwabonye mwakunze ikiganiro cyo mu Gisaka 11 mumaze kubireba, abo barahagije.
iya nibiba ngombwa cano tuzayihindurira umurongo, tuve mu Gisaka tujye mu Kinyaga, tujye mu Bwanamukari, tuzenguruke tubereka uko u Rwanda rumeze. Na Bugesera murabyuka ko twagiye, ariko Bugesera n'ingari tuzafata n'ikindi gice. Tukora ibyo at least nibura ibyo 10,000 byamenye ibyiza by'Igisaka, tuzanasubirayo tumareyo iminsi 2, ariko n'ahandi tuzahagenda, tujye mu Rukiga, tujye Ibyumba, tujye ku Rugezi, tujye mu Mayogi ya Burimbi, tujye ku Rutare rwa Ngarama, tujye mu Mantuza, mu rya Ruganzu. Donc ibyo nabyo tuzayifatira umwanya, tujye ku Mukindo wa Makwaza, donc mu bisi byahuye hose ndabyo tuzabikora. Impamvu mbivuze nuko nge ndabizi ku rwego ndiho, content izana amafaranga ndayizi, na content izana abantu yungura abantu nayo ndayizi. Niyo mpamvu rero abantu kuba umuntu yagenda akicara agatekereza akareba uburyo yagira ubundi buryo umuntu yakora nyine ukunguka biringaniye, ariko na audience ikunguka. Ariko ndabizi neza ko nshatse kunguka njyenyine, kunguka materieloma nabyo byashoboka, ariko shobora kunguka materieloma nkahomba socialoma. Urajya nibuka ari urwa rukingo bawuswa kimwe bakunda kuvuga za komprima za ministre biriya buri umushahara ahantu utandukaniye, umushahara n'igihembo avara. Hari icyo bita salaire na remuneration. Salaire nayo mafaranga direct ufata, wayafata waciriwe mu maso, wayafatira mu ntoki, wayafata kuri mobile money, wayafata wayapfukamiye, ni umushahara. Ariko remuneration harimo umushahara, harimo kuzamurwa mu ntera, harimo gushimirwa mu ruhame, harimo certificate, harimo ko kubahwa. Ibyo byose biza muri remuneration. Bivuze ngo online ushobora gukurikira umushahara ariko ugahomba muri societe. Ntutaha ubukwe, ntutabara, ntusura umwana ku ishuri, ntukosora homework, ntukora umuganda. Ibyo byose wabuze umwanya. Yose iyo biteranyije muri ya mafaranga wabonye, usanga ari nkaho hari ibyo utabashije kubaka, ntukora siporo, ndi ibihombo. So ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu benshi nta muntu nateribuye ngo mvuge ko atwarwa na content izana amafaranga gusa, buri wese arigenera. Ariko nibiba bivuga ngo kuri online ni unlimited, ukora amasaha yose, ni full time work, ukora amasaha yose, ugashakisha ukagera n'umwanya wo kuruhuka. Iyo bishatse rero nturuhuke, n'ibiganiro 10 wabikora, ariko suri uwuye usigara uruwuye. Ibyo niyo mpamvu tuba tugomba kugira. Gusa ikigaragara cyo mbere yuko njya ku nkuru ya Nyabisindu, inkuru z'ubuvugizi ziragoye pe, wabishaka utabishaka, inkuru z'ubuvugizi ziragoye. Nubwo ubwo nyuma muri iki cyumweru ubwo twatekerezaga uburyo twakora mu gihe kiri imbere, zakomezaga ziza. N'ubu hari izo dufite zibitse. Kugira ngo hari nk'umusaza numvise w'Icyangugu, umwana we yaguye muri ya mabisi yatwikiwe muri Nyungwe. Umwana ntiyabona, umwana arapfa, umubyeyi ntiyabona impozamarira y'umwana we. Bagiye ku karere niba baramubwiye ngo bazamuha inka, none nayo ntarayibona. Ibyo nabyo ni ukugenda bukeya, cyo kore tugira amahirwe inka kayibona kizaba gikemutse. Ariko ntabwo ari cyo gisubizo cyakabaye. Harimo ibintu byinshi. Ejo ku cyumweru, yes, ku cyumweru nagomba kujya mu by'Imana, naho nimbona umwanya nzajyayo. Naho ni ikindi kiganiro. Umuntu umumotari yaragendaga mu nzira agwirwa n'igiti. Kampani ngo yubakaga amashuri itema igiti kigwira motari na moto n'umugenzi. Motari arapfa, moto irashwanyagurika, umugenzi arasigara.
bagiye mu nkiko umugenzi aratsinda motari aratsindwa ababyeyi ba motari baratsindwa. iyi kesi nubwo nari ngiye kuyijyamo nyiri kampani yatemye igiti turaziranye naho arahazi yashatse kujya mu mishyikirano umanza hari ababyeyi bazabisobanurira neza ko ibyo mvuga nibyo bambwiye kuri telefone, ariko ubwo urumva ubuvugizi buravuna. rimwe na rimwe bashobora kukubeshya kandi rimwe na rimwe biba bisaba ngo wigerere kuri tera. undi nawe muri iki cyumweru gishize nawe bampamagaye ejo na kopi y'urubanza nuko nta print nazanye, naho ngo ni umudamu ni umugore umugabo w'umudogiteri d'ailleurs ngo yaje guta urugo ashaka inshoreke ayubakira za Mageragere, abandi batuye za Marenge, urugo rwe ruri Marenge, none asa naho ari utakajyaza rimwe mu cyumweru. hanyuma bukeye umugabo ajya no gusaba gatanya, agiye gusaba gatanya aratsindwa. impamvu yatangaga z'umugore ngo amuhoza ku nkeke yagiye gute byose biramutsinda, umugabo aratsindwa. ariko mu rw'imitungo, imitungo yose ihabwa umugabo, umugore ahabwa inzu imwe n'abana 4 ngo bamutegeka iki indezo y'ibihumbi 100. abo barampamagaye sindajya muri detail, urubanza ndarufite ahubwo nzanabasura unyumvire. ariko ubwo nta yindi case hari undi mugabo nawe umaze iminsi anyandikira no muri kino gitondo yanyandikiye arimo ambwira ko yashatse umugore utwite, ariko namuwereye kategorike. yashatse umugore utwite azi n'umugabo uwo mugore atwitiye. umwana avutse umugabo nyirinda ngo yemera kuzajya atanga indezo agafasha umwana, donc umwana akitwa uwe. umugabo nawe ati ibyo nyirinda yemeye ntabwo ari kubitunganya kandi aracyavugana n'umugore wanjye. cyangwa rero niba uri umugabo wa nyina ufata umwana nk'uwawe mugira uwawe, ariko niba bakivugana ufata umwana na nyina ubasubiza umugabo. ariko aho umwana ari, aho nyina w'umwana ari niho kwa se w'umwana. n'ubu ngubu narimaze iminsi bimbwira, n'ubu muri kino gitondo abyutsa bimbwira. hari ibintu byinshi ubwo simvuze ni byinshi biba bigoye kubera ko rimwe na rimwe ugomba kugenda bukeya ukanagera kuri tere ukanumva uko bimeze, ugacarenjinga amategeko isosiyete, ukamenya ibiri ukuri n'ibitari ukuri. ni byinshi bw'ubuzima. ibi rero rimwe na rimwe bikadufata umwanya, bigatuma udakora ibihagije, bigatuma rimwe na rimwe ukora bidashimisha abantu bamwe na bamwe, bigatuma n'ibindi wateganya gutabikora. ibyo rero nyine turimo turiga kabisa. cano ntabwo tuzayigurisha by the way, ariko tuzayihagarika cyangwa tuyihindurire umurongo. ntabwo tuzayigurisha nka Mutesi, oya, tuzayihindura tuyigire environnement. wenda hari n'abanyamategeko bashaka kuza bakajya bigisha, ariko okay, reka tujye Nyabisindu rero. Nyabisindu nk'uko mubibona mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera hari abaturage bagera muri ndebe uyu se we kubware amasezerano ngo y'u Rwanda na Congo. ibi ngibi hari ababishinzwe. Nyabisindu ubu kuva ku wa kabiri hari amazu yakorerwagamo ubucuruzi bw'inzoga, kabyite gutyo, utubari tugera muri 20 dufunze, turiho riba y'umutuku n'umweru danger. abaturage barampamagaye babiri, umwe w'umugabo n'undi w'umugore, bambwira bati baradufungiye. ubwo byabaye ku wa kabiri w'igishize itariki 22.
Nese mwabonye itangazo ese n'injyanama y'umujyi n'iy'akarere n'iy'umurenge n'iy'akagari batishwida bati gitifu yaraduhamagaye atwereka amavideo y'utubari tutagira toilette y'utubari dukorera mu ngo byose dukorera mu ngo abana bacaracara utubari bese ati arabitwereka hanyuma icyabaye ikibazo nuko hafashwe umwanzuro wo gufunga utubari twose mu midugudu 3 ari kamwe banyeretse ko umusaza kagakora kamwe konyine naranadusuye ndebamo tumwe rwose ubona hari cyo nabonye rwose kiba muri gikorera mu nzu nziza nini ifite ibyangombwa byose bafite na biyari duko barabamagaye umuhungu yabanje kumamagara none n'umugore ampamagaye ndavuga nti ibintu bishobora kuba bikomeye njyayo ndahatembera ariko benshi bya bindi by'abanyarwanda kujya mu itangazamakuru ntibaba babishaka nk'ibyo byose dore imidugudu 3 yo mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera umudugudu wa Marembo ya mbere Marembo 1 umudugudu wa Marembo ya kabiri Marembo 2 n'umudugudu wa Nyabisindu narahazengurutse hose na mariba gusa nkuko mubibona mu mafoto amwe namwe nabashije kuhafatira baraje bashyiraho za riba batitaye ngo aha hameze hate yewe nagiye yo muganda urangiye bambwira ko no ku muganda babidiskiseho babigiyemo impaka cyo kora gitifu akagari ngo abemerera ko bemerewe gukora iminsi 10 gusa nyuma yaho bakagenda ngo akababwira ngo utubari tugomba gukora no twa gisimenti ngo nibajye gukodesha gisimenti n'abanywa inzoga nibajye kunywera gisimenti igihari niki birashoboka ko hari ututujuje ibyangombwa icyo nicyo cyakabaye kiba bakakora inspection ubugenzuzi abadafite toilette abakorera mu ngo bakabavanamo kuko ntabwo mu rugo rurara mu mwana hakagombye kuba hari akabari gakesha umwana atabashije kwiga ibibura bakabishaka utabyujuje akagenda ariko guca urumva utwo twose guhagarika utubari twose ni ikibazo ku muganda ngo yemeye ko yabaha iminsi 10 ariko byose nta nyandiko abwira abanyatubari ngo bandike hanyuma babaha iminsi 10 nyuma y'iyo minsi 10 bagende bakagira bati ari umugabo umwe twaganiriye barambaye imyenda ya siporo y'umutuku avuga ati ngewe nyirinzu namwishyuye amezi 6 ubu hari yashize 2 ayane ntazayama nafasha amadeni utubari hari igihe bafite amadeni yo kuri depo nanjye harabona haya amadeni kandi nta uzansanga gisimenti baze kunyishyura undi ngumva mvuye kuri uwo nguwo ngiye ku wundi ati baradufungiye muri firigo harimo ibipfa harimo inkoko harimo amafi harimo inyama ibyo birapfa ni byinshi nabo ubwabo bemera ko bababwiye ibyo babura babikora ariko ntabogamye nta mudugudu utagira akabari se umudugudu wose utagira akabari nakamwe se bibaho ntabwo bishoboka ahubwo bareba bashyiraho standard bati akazasigara gakora nakujuje ABCD kandi nukamara kubyuzuza tuzaza turebe tutanga uburenganzira ngo wowe kora ibintu rero niba ari ku rwego rw'umujyi wa Kigali niba ari ku rwego rw'akarere ka Gasabo niba ari ku rwego rw'umurenge wa Remera simbizi ariko biri mu kagari ka Nyabisindu gusa ikindi bambwiye nabo bemera iyo midugudu ngiwa mu rugomo rushingiye ku kunywa cyangwa se kurenza amasaha ariko si wo honyine ntaho bwikera mu mujyi wa Kigali nta taburugomo ahubwo hafatwa ingamba zo kurukumira so nibaza ko kuzuza ibisabwa ibyo bategetswe bakabyubahiriza hanyuma n'ingamba z'umutekano donc ari ku nyubako icyokezo kigomba kumera gute toilette igomba kumera gute inzu ikorerwamo akabari igomba kumera gute ariko ababyujuje bagakora ya byose imidugudu 3 nishobora kubaho itagira akabari ngo nibajye kunywera iyo handi mu bandi mu bushishozi bw'abandi bamwe na bamwe tutapfa guhuza 100% ariko bishoboka ibintu byo kuba abantu bashakira abandi ubuyobozi bushobora kugwa mu mutego wo gushakira abakiriya
utubari tundi tutari hahandi, kuko urumva banyweraga muri utwo ngutwo 20 bakwiye imishwaro bari mu tundi. Icyo ni kimwe, gushakira abakiriya utundi tubari. Ushobora gusanga mu bagize ubuyobozi harimo abafite nabo tubari, cyangwa abavandimwe babo, cyangwa abo bashakanye. Ibyo birashoboka, je suppose, ntawe mbishinja ariko nukubireba. Ese abo bayobozi, umuyobozi ufata iyo myanzuro nta hantu yaba afitanye isano n'undi ufite akabari agira ngo hariho bajya? Icyo ni kimwe. Ikindi, ese aho abohereza huzuye amazu y'abandi, ashobora kuba ari gukorera abandi bafite amazu, bati niba afunze utubari 20 ntazaburamo 5 baza gukodesha mu nyubako ya runaka. Ibyo nibyo ntekereza. N'abayobozi bundi kugira ngo impamvu umucyo aba ari ngombwa, gukorera mu mucyo nicyo ngicyo bivanaho. Bwira abaturage ngo inama y'umutekano yaguye itaguye, njyanama, babwire urwego rwafashe icyo cyemezo, kandi wandike, urazuza na riba impapuro. Leta yabuze impapuro ku buryo waza ukafisha, waza ugashyira itangazo ku rugi ukavuga uti dukurikije imyanzuro y'inama iyi niyi, wowe kanaka akabari karaha naha, cyangwa se mu midugudu iyi niyi ntago heberewe ubucuruzi bw'inzoga. Riba urumva ni ikibazo cy'imiyoborere, kandi nitubijyamo twitonze, ndanga ku ibintu byose ntabwo umuntu abitangaza, ariko iki ngiki nikimara kubona umurongo bimaze gufata irangi, abanyatubari bagiye cyangwa se babaze gutoranywamo abahaguma n'abandi bakagenda, tuzongera tujye muri ntuza mu bijyanye n'imikorere y'abayobozi, y'abo bayobozi baho ngaho, dukurikije naho bahoze. Icyo tuzagikora. Ntabwo ibyo tuzi byose tuba twabitangaje, ariko bamenye ko tubizi. Aho bahoze, yaba niba ari Bumbogo, niba ari Nduba, niba ari Gikomero, niba ari muri dore nidukurikirana tugasanga naho avuye yarakoze atyo, nawe tuzamuvuga, tuzaza tubibabwire. Kandi hari ibyo tuzi tutatangaje, ariko tuzabireba. Uwo muntu ahandi yakoraga ate, gute tumutereho imetero, nta kundi. Ariko ikigaragara cyo ubwo hari ikibazo cy'abantu, cy'abacuruzi bari guhomba, batari gukora kandi amazu barayishyuye, harimo ibintu bipfa, ariko nabo baturage batari kubona aho bicira akanyota. Nayo nibezwe, kunywa nibezwe. Ni gute ufata imidugudu 3 yose kuvuga ngo abo muri no midugudu mujya kunywera iriya? Ntabwo ari byo. Quelque soit tutitaye kuvuga ngo biteza umutekano muke, bisaba imibare statistique zivuga ngo iyi midugudu 3 nigira umutekano muke muri mu murenge wa Remera cyangwa mu karere ka Gasabo. Ibyo bikamenyekana hanyuma, cyangwa se dore abatujuje ibisabwa. Icyo nzi cyo ucururiza mu nza yibamo we no, itagira toilette no, abandi barebe. So nagiyeyo umuganda urangiye, bambwira ko mu muganda babigiyemo impaka, ariko habura umwanzuro. Icyavuyemo ngo nuko bababwiye ngo babahaye ngo basabe iminsi 10, noneho nyuma y'10 bagende. Ariko okay, birumvikana. Ibyo byose harimo kurenganya abantu bamwe na bamwe, kuko preavis n'ubundi ni iminsi 15. Ubundi se kuki yaje agahita afunga niyo 10 atibwirije ngo ayitanga? Ariko preavis ntabwo ijya munsi y'iminsi 15, kandi iyo ni preavis y'umupangayi na nyiribyondo, ntabwo ari preavis y'ubuyobozi n'umuntu n'umusoreshwa. Ubundi gukorera mu mucyo se niki? Nuko abantu baganira, ubuyobozi, abayobora bakaganira n'abayoborwa. Dufite igihugu gifite intego ngari yuko buri wese yakora akabaho, ariko kuri kondisiyo ebyiri: kubahiriza amategeko n'amabwiriza no kubahiriza no kutabangamira uburenganzira bw'abandi. Ibyo
ni ukuvuga ngo izo nizo mbago unagomba gukoreramo. Ayo ufite igishoro ufite icyo ari cyo cyose, ayo ufite yo kunywera, ibyo ni ibintu bibiri wemerewe gukora, ariko ukubahiriza amategeko n'amabwiriza kandi ntubangamire abandi. Ibyo iyo uri aho hagati urakora ayo ubonye ugatwarayo. Ariko urumva ibyo bintu kugira ngo bigerweho nuko haba gukorera mu mucyo. Ntabwo ari ukuza uvuga ngo ndi kanaka. Niba inama yafashe umwanzuro ivuga ngo imidugudu 3 mu kagari ka Nyabisindu nta kabari kemewemo, zana raporo y'iyo nama. Urayihishira iki? Uranatuma abaturage batekereza ko ari wowe wabyizaniye. Wazanye inama yabyemeje, wazanye raporo y'inama yabyemeje, urirwe witiranya. Iyo habuzemo transparency rero nicyo gituma abaturage bamwe baba batumva, bagatangira guhamagara itangazamakuru, mutuvugire. Ariko uyu muyobozi yaciye mu mucyo akavuga ati dore twemeje ibi, twemeje ko ahangaha nta muntu uzongera kubera impamvu izi nizi. Ariko kuza usa naho ufata ku ngufu, ni ikibazo. Ubwo tuzareba yego ubwo tuzareba aho bigana. Ubwo reka soze mbabwira, unari nkomoje ku musoro, kasoze mbabwira ikiganiro ku misoro ku bukwe ntago nakibagiwe by the way. Ariko ari wa musoro usaba abafite ubukwe, usabwa abafite ubukwe, ari ibya Moses, bira byose nzagira umwanya wo kubikoraho. Ariko nzaba nkeneye yumbaza, ntago ari nk'ibi ngibi nza nk'exposa. Umusoro rero n'uyu munsi mu nteko ishinga amategeko naho umusoro ubu tuvugana ebana birakaze. Inteko rusange y'uyu munsi y'umutwe w'abadepite saa 3 kuwa mbere itariki 28 saa 3 ku murengo w'ibyigwa kwemeza gahunda y'igihembwe kidasanzwe, none kwemeza imishinga y'amategeko, imishinga 3 yose ireba amahoro. Umushinga wa mbere, umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro y'ibidukikije yishyurwa hanze y'igihugu, yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bikaza bipfunyitse muri plastique. Mwabyumvise abatumiza ibicuruzwa mu mahanga, kuzana igicuruzwa gipfunyitse muri plastique bigiye gushyirirwaho amahoro. Iyo ni umushinga w'itegeko wa mbere. Umushinga w'itegeko wa kabiri, umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi, amarogi. Uwo ni umushinga wa kabiri. Umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi, ibyumba. Umushinga wa gatatu, umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri petrol, n'umushinga w'itegeko rishyiraho amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu n'ibinyabiziga agenewe gusana imihanda. Yes, ibyo ni bya mu gitondo. Noneho nyuma ya saa 9 kugezwaho raporo ya komisiyo y'imiyoborere, uringanire, raporo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore, kwisesengura rya raporo y'ibikorwa by'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere y'umwaka wa 2023-2024 RGB, na gahunda y'ibikorwa ya 2024-2025. Ubu nuvuga ngo barasesengura. Komisiyo y'inteko ishinzwe imiyoborere n'uburinganire bw'abagabo n'abagore irerekana raporo y'isesengura yakoze kuri raporo y'ibikorwa by'umwaka ushize bya RGB na gahunda y'ibikorwa bya RGB y'uyu mwaka utaha, uyu tugezemo. So
ngayo nguko ubwo impamvu mbizanye nuko harimo imisoro ubwo no kugira ngo abantu babyumve. So muri make rero yes, muri make reka tujyaniraho ibindi tuzagenda tubigarukaho buke buke. Mwakoze